uteye inkunga Pacifique abakoreye Imana kandi umugisha wo ukomeze kubana nawe. Urakoze mwami. Indirimbo y'amashusho ndayikwishyura, genda ukore ya audio ndagenda uyikore ndayikwishyura, uwo ngo ntabwo araboneka, ariko hamwe n'ikimana yavuze kandi bazaza. Ntabwo izabaguteza, ntabwo izemera yuko izina ryayo ritukwa. Yarakwimanye mu mpanuka, intambara zarabaye irakurinda, indwara z'ibyorezo nizaguhitana. Yes, turi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Pacifique. Mwamumenye ku ndirimbo nyinshi zitandukanye, ariko kuri uyu munsi yasohoye indirimbo nshyashya, asohora indirimbo nshyashya ishimishije cyane. Rero nishimiye ukuntu yakozemo indirimbo, nifuza kugira ngo muganirize kugira ngo atubwire gahunda afite zikomeza yose. Imana ishimwe cyane. Rero mu gitondo cy'uyu munsi dushimishijwe nuko turi kumwe n'umutumirwa. Ameze neza cyane, arakeye, ni umujene mwiza cyane, usa neza kabisa. Arasa n'Imana mugani wa ya ndirimbo. Rero ushobora kuba waramubonye inshuro zirenze imwe, ushobora kuba utaramubonye ukaba warumvisha indirimbo ye. Niyo mpamvu twamutumiye kuri uyu munsi kugira ngo atuganirire, twamutumiye kugira ngo agire ibyo ageza kuri kamera za Iranezeza ndetse asangize n'abakunzi ba Iranezeza. Rero yasohoye indirimbo nshyashya, ni nayo tumye mushaka cyane kugira ngo mugereho tuganire. Rero tugiye kumwakira mu izina rya Yesu. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Nanjye nejejwe n'ikaze mumaye. Imana ibahereze umugisha. Nk'uko wari ubivuze, amazina yanjye ni Dusamuremyi Pacifique. Nanjye nejejwe no kuba muri iki kiganiro imbere y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ndetse n'abatuye isi ku isi yose. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Nk'uko wari ubivuze, kuwa mbere nibwo indirimbo yasohotse yitwa Umugambi w'Imana. Iyo ndirimbo rero imaze kugera hanze. Ntabwo ariyo yonyine nakoze, hari n'izindi zayibanjirije, harimo Imana yarakwimanye, harimo n'indi ivuga ngo ntabwo Imana izabaguteza. Imana yaduhetse ku mugongo wayo, ntabwo Imana izabaguteza. Rero nk'uko wari ubivuze, indirimbo yageze hanze kandi byaba byiza cyane abantu banyarukiye kuri YouTube, kuri channel bakayireba. Iri kuri channel yitwa Dusamuremyi Pacifique. Wandikamo Dusamuremyi Pacifique ukabasha kuyibona, hanyuma abantu bakaryoherwa. Yitwa Dusamuremyi Pacifique. Pacifique iriya ni indirimbo waruvuze ngo wakoze indi ndirimbo zigera kuri 2 nizo numvishe. Waturirimbiyeho Pacifique. Imana iraguhetse ku mugongo wayo, wigira ubwoba ngo utinye cyangwa ngo uhangayike. Imana iraguhetse ku mugongo wayo, izagumye iguheke kugeza imvi zibaye uruyenzi. Ntabwo izabaguteza, ntabwo izemera yuko izina ryayo ritukwa. Indi ya kabiri iravuga ngo koko Imana yarakwimanye,
nukuri Imana yarakwimanye, nukuri yarakwimanye, iza kugutanga ntabwo bukiriho, iza kugutanga ntabwo bukiriho, yarakwimanye mu mpanuka, intambara zarabaye irakurinda, indwara z'ibyorezo ntizaguhitana, abagizi ba nabi irabakurinda, ntacyo wayishinja iyo Mana ni nziza, igihe warupfuye watabawe n'Imana, igihe warupfuye watabawe n'Imana. Pasifi wari utugejeje mu bicu mu ijoro rwose. Imana iguhe umugisha. Uraririmbye ngo ntabwo izaba duteza, kandi ga nibyo, kandi birashoboka ko umuntu yakiringira undi akamukoza isoni, ariko umuntu wiringiye Imana ntabwo ijya imukoza isoni. Ntabwo rero mbwire abadukurikiye mwese, ushobora kuba wariringiye umwana w'umuntu akaguhemukira, ariko hari umuririmbyi waririmbye ngo Imana ntigihemuka kandi ntigikoza isoni. Ni nayo mpamvu Pacifique nawe yaririmbye ngo ntabwo Imana izaduteza abantu kabisa. Pacifique ni indirimbo imaze kugira ingaruka nziza kuri wowe. Ubwo mperukaho yari imazeho amasaha makeya, yari imaze kugira hafi ibihumbi. Iriya ndirimbo ubonye izamutse kuriya, wowe wumvishe umeze gute? Nabyishimiye cyane, kandi ibyo ngibyo byamereje izindi mbaraga zo gukomeza gukora, kuko iyo ukora ibintu ukabona abantu barabikunze, ukabona abantu barashaka kubibona, barashaka kubyumva, biguhereza izindi mbaraga zo gukomeza gukora ibindi. Byamaye imbaraga cyane kumva, byamaye iyindi iyerekwa ridasanzwe by'ukuntu ngomba gukomeza gukora Imana. Abantu barakubonye batari bakeya, ariko Pacifique, usibye kuba uri umuhanzi ku giti cyawe, nta yindi korali uririmbamo, nta ijwi, iyi mpano yaturutse. Ubu tugiye kuganira byeruye, noneho rero twagira ngo twumvishe Pacifique, abantu badukurikiye bamenye Pacifique tugiye kuganira uwo ari we. Rero bamaze kukumenya, bamaze kukumva, ariko Pacifique ni muntu ki? Pacifique ni umuhanzi, ariko se nyuma y'ubuhanzi akora iki? Pacifique nta yindi korali aririmbamo? Pacifique dukeneye kumenya ayo makuru, yasangiza abakunzi bacu ndetse n'abakunzi bawe muri rusange, kuko ikiganiro kizagera kure, abazakireba ni benshi, hanyuma tubasangize ubuzima bwa Pacifique. Murakoze cyane. Murakoze cyane nk'uko ubimbajije. Amakorali iyo nyaririmbamo menshi, korali nziririmbamo bigakunda, kubera yuko icyo umutima ushaka, ibintu byose birashoboka. Bivuze iki? Natangiye ndirimba muri korali y'abana. Abatazi Pacifique, mbarizwa ku itorero rya ADEPR Gikondo Sejemu, niryo torero mbarizwaho, ni naho nakuriye, ni naho narerewe. Nabanje no kuririmba muri korali yitwa Maranatha y'abana batoya, akaba ariho nabanje gukora umurimo w'Imana. Uko imyaka igenda iza, biba ngombwa yuko nyine iyo umuntu yamaze gukura ntabwo akomeza kuririmba muri korali y'abana. Maze gukura ndirimba muri korali Nayoti, biba ngombwa yuko nimukira muri Gosheni, nkaba ndirimba, nkaba nanone mbereye dirija korali Betifag. Pacifique ni umusore? Yego, Pacifique ni umusore uteganya kubivamo vuba. Ubwo kubivamo ushatse kuvuga iki? Ntabwo ngomba kwimuka mu cyiciro cy'abasore nyine nkajya mu cyiciro cy'abagabo.
ni cya vuba ariko nari butangaze none aha ngaha. ubwo Pacifique umusore uri gushaka kubivamo utashaka kuvuga igihe azabiviramo, ubwo ntabwo uba ushaka guheza abantu, wowe guheza abakobwa mu gihirahiro. Oya kuko ntabwo ari abakobwa bose meza mu gihirahiro, kuko nta n'umwe nasezeranye nawe. Oya, uravuze ngo ntabwo ari bose, ni ukuvuga ngo ufite umukobwa umwe uheza mu gihirahiro. uwo ngo dufitanye gahunda nyine igihe bizabera, ariko ni vuba, ntabwo ari kera. Ntabwo ari kera. Pacifique rero nkomeje gukorera Imana, kandi gukorera Imana, kuririmbira Imana, numva nta kintu kindyohera kibaho nko kuririmbira Imana, kuko nta kindi twaremewe kuririmbira Imana, twaremewe guhimbaza Imana. Twaremewe guhimbaza Imana, turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Muri iyo mirimo myiza rero harimo guhimbaza Imana, harimo kuramya Imana, harimo kuririmbira Imana, hari indi mirimo myiza, ariko kandi umurimo wo kuramya Imana, wo guhimbaza Imana ukaba mwiza kurushaho. Simvuze yuko n'indi atari myiza, ariko uwo murimo ndawukunda cyane cyane, ngewe ko mubamo kenshi. Murakoze cyane. Ku buryo wakurutira kuba washaka umugore, ndumva warihaye Imana cyane ku buryo bituma udatekereza kuzazana umugore. Pacifique ko ukuze, abakobwa ko nzi ko bagukurikirana ari benshi. Pacifique wakuye abantu mu gihirahiro ukatwereka umuntu, hanyuma nawe akareka kugomeza umutima wenda kumusimba koko. Umbajije nimba ngo kuririmba nabisimbuza gushaka umugore, ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Kuririmba ni byiza, ariko kandi no gushaka ni byiza. Bivuze iki? Bivuze yuko rero kuririmba nzakomeza ndirimba, ariko no gushaka ngomba gushaka. Nkuko wabimbajije mu mwanya, gushaka bwo ngomba gushaka kandi vuba. Pacifique urakoze cyane, reka icyo tugisimbuke. Ariko mu buzima busanzwe ubundi Pacifique avuka mu bana bangahe? Pacifique tuvukana mu nda ya mama, turi abana 7, ariko hariho 6. Turiho turi 6, ariko data hari abandi bana yabyaye nabo turavukana. Abana bavukanye bamwe barapfuye, benshi barapfuye, asigaye 2 abo yabyaye ku ruhande. Ngo twese turiho turi abana 8. Oya, papa nawe hari, mama arahari. Oya, abamunara yo mu majyepfo. Abanga nibo bakuru, ngewe nkurikirwa n'umuhererezi. Pacifique abo ngabo nibo bakuru, wowe ugakurikira. Pacifique abo barashatse bose barashatse, ni wowe usigaye. Wowe ubwo usigaje iki ubwo ngubwo? Igihe ni igihe cyacu, na mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Igihe isaha y'Imana iyo yageze nawayi ngo ntabwo igirengaho n'isegonda na rimwe. Pacifique oya. Kandi abarokore rero muri iyi minsi nibyo bintu musigaye mwitwaza, mukanga kurongora ngo igihe cy'Imana kizaza kikugwe hejuru, wowe utabiteguye, utabishyize muri gahunda, ngutegereje igihe cy'Imana. Ntabwo byakunda. Mujye mubwiza abantu ukuri. Ngo igihe cy'Imana, ngutegereje igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana uzamenya ko cyageze ryari. Igihe cy'Imana nk'uko bivuze, igihe cy'Imana twebwe dutera intambwe imwe, Imana igatara 99. Mu bikorwa byacu bya buri munsi, cyangwa mu byo duteganya gukora, cyangwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, twebwe turapanga, ariko gusoza n'uko Imana. Rero si uko umuntu aba yaratinze, ahubwo n'isaha ibitaragera. N'isaha ibitaragera, kuko buriya habaho ijoro hakabaho n'amanywa. Kuko ntabwo ushobora gupororonja igihe cy'amanywa
ngo ukinjize mu gihe cy'ijoro, ntabwo bishobora. icyo Imana yagenye rero ni icyo ngicyo, igihe kandi twateguye, Imana nibishima bizagenda neza. Abakunzi banjye, abakunzi badukurikiranye, muhumure pe, muhumure, kandi nanjye ndahumuritse rwose. Igihe kiraje ndetse kandi kirasohoye kugira ngo nanjye nshake. Umuntu agusuye cyangwa wowe ukamusura yakwakiriza iki? Ni iki Pacifique akunda kurya hano hanze? Nagize umugisha ukomeye, nta burwayi mfite bumbuza kuri ibyo kurya nsanze. Icyo umuntu yanyakiriza nacyakira, kandi nkakirya nishimye cyangwa nkakinywa nishimye. Ariko mu buzima bwanjye mu buzima bwa buri muntu wese hakabaho kandi hari ikintu akunda kurusha ibindi byose. Mu binyobwa buriya nkunda ikintu cyitwa amata y'inshyushyu. Nicyo kinyobwa nkunda, amata y'inshyushyu. Mu bijyanye no kurya rero birangoye, byose birangoyera. Okay, mu bijyanye n'ibyo kurya nkunda igitoki kivanzemo n'inyama. Agatogo buriya ndakemera cyane iyo gatetse neza, ariko nabwo nibyo byo kurya nkumva nishimye cyane. Hanyuma murakoze cyane Pacifique. Turagira ngo tubwire gahunda ufite, proje ufite. Ese ufite gahunda yo gukora ibiterane, ibitaramo se? Ni iyihe gahunda ufite yo kwagura ibikorwa byawe kugira ngo bigere kuri benshi, abantu bakunze indirimbo zawe? Ese hari izindi ndirimbo uri gutegura, cyangwa ugiye kugenda uzime dutegereze izindi ndirimbo, dutegereze umwaka ushire undi utahe? Turagira ngo tubwire gahunda na plan ufite muri uyu mwaka. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Gahunda mfite ni ugukorera Imana, kandi dushobozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga, uduhereza ubuzima, akaduhereza n'ubushobozi. Ibi bintu turimo by'Imana, cyane cyane muri uyu mwuga wa gospel, usaba imbaraga z'amafaranga. Dushobozwa na Kristo uduhereza imbaraga, ariko kandi izo mbaraga iyo harimo iz'amafaranga bituma umurimo w'Imana ugenda neza, cyangwa ibyo twateganyije gukora tubikora neza. Kujya muri studio ni amafaranga, gusohora aya mashusho ni amafaranga, ndetse n'ibindi bigenda byuzuza kugira ngo uwo murimo w'Imana ugende neza. Rero hamwe nk'icyo warumbajije, ngewe ku bwanjye ntabwo mfite gusubira inyuma, ahubwo ndakomeje. Ndateganya gukora ibitaramo, ariko kandi bizaterwa n'ubushobozi n'abazamfata amaboko, kuko uyu murimo ntabwo umuntu awukora ari umuntu umwe, kuko ntabwo nakwitegurana igiterane ndi umuntu umwe. Ku bushobozi ntabwo ndabugeraho, ntabwo ndagera ku bushobozi bwo kuba nategura igiterane ngewe njyenyine kugira ngo kibe cyaba cyiza nk'uko mbyifuza. Gusohora izindi ndirimbo z'amashusho ndetse iz'amaudio n'amashusho bisaba izindi imbaraga, hakeneye izindi imbaraga z'amafaranga. Rero nkeneye abamfata amaboko. Murakoze. Tukiri aho, ese hari umuterankunga waba ufite Pacifique ushobora kuba gutera inkunga mu bikorwa byawe, cyangwa ni wowe wibera manager, ni wowe wipapuka n'imama? Utubwire niba hari umuntu ufite kuba yagushyigikira, afite kuba yagufasha, akaba yakubera umuterankunga se, cyangwa akakubera manager. Ibyo byose kugira ngo tubimenye. Kugeza ubu ngubu nta muterankunga mfite. Umuterankunga mukuru mfite ni Uwiteka, ni we umfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ndi papa nk'imama, nshobozwa na Kristo. Nakunze gukoresha iryo jambo cyane, nshobozwa na Kristo umereza imbaraga n'ubushobozi, kandi mboneyeho gushimira Imana ibana nanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ikama n'izindi imbaraga zo gukomeza gukora umurimo w'Imana yamamagariyemo. Kandi mboneyeho no gushimira Imana bansengera,
na ba bandi bampa igihumbi bakavuga ati jya muri studio umwana wacu, nabo ndabashimiye cyane, Imana ibahereze umugisha. Nshimiye abantu bamoza ku mutima. Buriya gufasha ntabwo bisaba ibintu binini cyane. Hari ugusengera uwo ngo abansengera nabo n'abaterankunga pe, abamfasha mu mashusho nabo n'abaterankunga, nabo ndabashimiye, Imana ibahereze umugisha. Ndetse n'abandi bose babyifuza ariko bakabura ubushobozi bwo kuba bakora, ariko abo bose Imana igere gute, Imana ibahereze umugisha. Hari n'ababivuga mu kanwa kabo bakabyatura n'akanwa kabo, bavuga bati Pastor turagukunda ariko nta bushobozi dufite. Abo ngabo Imana ibahereze umugisha. Hari n'utavuga gusa agakora, akavuga mwana wanjye, mwana wacu, akira iki gihumbi, akira byo 2, genda unywa amata cyangwa genda ujye mu murimo w'Imana. Abo ngabo nawe Imana ibahereze umugisha, n'abaterankunga bakomeye. Imana ibahereze umugisha rero. Ariko mu bigaragara nta muterankunga nyine wa wundi ushobora kuvuga ati njya muri studio ndayikwishyurira, indirimbo y'amashusho ndayikwishyurira, genda ukore ya audio genda uyikore ndayikwishyura. Uwo ngo ntabwo araboneka, ariko hamwe n'Imana yavuze kandi bazaza. Murakoze rwose. Mu bantu badukurikiye, badushakire amafaranga, dushyigikire Pacifique. Azampamagare ambwira ngo hari umuntu wampamagaye ambwira ngo njye muri studio, ku buryo haboneka umuntu umwe cyangwa 2 bavuga ngo Pacifique tumurihiye kujya muri studio, mwishyuriye audio, undi avuga ati mwishyuriye video, ku buryo Pacifique nawe avuga uti rwose Imana irimo iragenda inshyigikira. Kuko ugenda ubona ibimenyetso, ugenda uvuga ati Imana turi kumwe muri uyu murimo ndi gukora, bituma uyongeramo izindi mbaraga. Rwose abantu bakunda Pacifique, yaba ari abakunzi ba Iranezeza ndetse n'abakunzi ba Pacifique, rwose iki kintu mu cyumvi, Imana ibakore ku mutima, rwose mukore iki kintu. Rero Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo Pacifique dusoze ikiganiro, ariko udusengera Imana, usengera abantu bazumva iki kiganiro n'abazakireba, abazagikurikirana bose, Imana izabaho umugisha. Kandi Iranezeza Emi ni channel ivuga ibya Kristo. Iyo tuvuga ngo Iranezeza, nta kindi tuba tuvuga ni Imana yo mu ijuru. Rero umwana w'umuntu ashobora kuguhemukira akakubabaza, ariko Imana yo ntabwo yakubabaza iteka. Umuririmbyi yararirimbye ngo nubwo yakubabaza kandi igera ikakugirira ibambe. Rero Imana yo mu ijuru ibanezezaho muri mu mirimo yanyu, kandi Uwiteka hire imirimo y'amaboko yanyu, mu byo muganisha amaboko yanyu Imana igiherekeza umugisha, ibahe guhirwa mu byo mukora byose. Rero niba hari ikintu watangaza, wabwira abantu, wenda twavuze kuri projet, uvuga kuri gahunda ufite, ushimira nabo mukorana bose, abo mwagiye mukorana amavideo bagenda bagaragara, ari abasore n'abakobwa ndetse n'ababyeyi, abo bose Imana ibaho umugisha. Nayo ni inkunga ikomeye cyane, kuko ushobora gushaka abo bantu ntubabone, babandi baza mu majwi y'indirimbo ukabashaka ukababura, ariko abo bose tubasaba umugisha w'Imana. Rero twasoza, hanyuma mu gusoza ugasabira umugisha w'Imana abantu badukurikiye. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Kandi abantu bakurikirana Iranezeza Emi TV, no kuri Imana ibahereze umugisha. Abaterankunga bose, abaterankunga bagiye bamfasha mu mavideo bose, abajyanye nanjye muri abamfashe muri audio, nabo Imana ibahereze umugisha. N'abantu moza ku mutima cyane, Imana ibahereze umugisha. One day buri hari igihe tuzicara tukanywa agafanta. Nk'uko bivuze turi ku musozo. Abateye inkunga Pacifique waba uteye n'ukwagura ubwami bw'Imana, si ugutera inkunga Pacifique gusa, ahubwo uteye inkunga Pacifique abakoreye Imana, n'umurimo Imana itazibagirwa, ni igikorwa Imana itazibagirwa. Imana ibahereze umugisha. Rero ntabwo nagenda n'ababwiye channel mwakurikirana izo ndirimbo, wandikamo Dusaba Umuremyi Pacifique, Dusaba Umuremyi Pacifique,
ugakurikirana ibikorwa byanjye bya buri munsi cyangwa izo ndirimbo ngenda nshyiraho ku munsi ku wundi. Hanyuma Imana ibamere umugisha, kuko kw'Imana kubane namwe, Imana ibakomereza amaboko, Imana ihaze kwifuza kwanyu. Reka dushime Imana, kandi nanjye ndagushimiye Imana, wewe wampaye ikiganiro. Imana iguhereze umugisha, naho ubutaha kandi nshimiye n'Imana yabanye natwe, yaduhaye ubuzima kugira ngo tugere kuri uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro ku bw'ibi, ndagushimiye. Nshimiye n'abantu bose badukurikirana, bazakurikirana iki kiganiro. Imana ibahereze umugisha. Reka dushime Imana. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kwera kwawe, tugushimiye kubw'iki kiganiro Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo Mwami Imana Nyiringa iki kiganiro bazakireba bose Mwami, bazaguke kandi Mwami Imana Nyiringabo uzabahereza umugisha kuko kwiza kuzabane nabo, kandi Mwami Imana Nyiringabo iranezeza MTV uyagure igere kure mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turasenze kugira ngo uko kwiza kukomeze kubana natwe. Urakoze Mwami Imana Nyiringabo. Mwami dusabiye umugisha Emi mu izina rya Yesu Kristo, umukomereze amaboko, ukomeze kwagura ibikorwa bye bya buri munsi, kandi umugisha wo ukomeze kubana nawe. Urakoze Mwami, turagushimiye kuko wabanye natwe, ukabashuzanyije natwe. Tubisabye Imana Data ku bwa Yesu Kristo neshe byose. Amen.